Mwiriwe neza, nitwa Daniela, ikaze kuri Beautifully Mommy Rwanda. So ndi umama w'abana babiri, ntuye muri Canada, Montreal. Nagize igitekerezo cyo gufungura YouTube channel ya kabiri kuko nsanzwe nkora ama video kuri YouTube, ariko iyindi YouTube channel yanjye yitwa Beautifully Mommy. Iyi ngiyo ikaba igiye kwitwa Beautifully Mommy Rwanda. So nagize ino idea kubera yuko abantu kenshi mu Rwanda cyangwa se famille yanjye, inshuti zanjye za kera bakeka ubuzima bwacu nk'ikindi kintu kitari icyo tuba mu byanyabyo. So nagize idea kugira ngo mbasangize ubuzima dutuyemo, ubuzima tubayemo, donc ukuri ku buzima dutuyemo muri Canada. Ni ubuzima buciriritse kandi nibwo abanyarwanda kenshi cyangwa se abanyamahanga bandi baturutse muri Afrika baza bagaturamo, donc muri ibi bihugu bya Canada cyangwa se na France cyangwa se ahandi hantu hose. So icyo gitekerezo cyo gushyira video zanjye, nkakora video zisa nk'iziri kuri Beautifully Mommy, donc kuri ya YouTube channel yindi nababwiraga, nkazishyira mu Kinyarwanda kubera ko ndashaka kugera ku bantu benshi bashoboka, ku Banyarwanda bose baba bari hose cyangwa se umuntu wari wese waba wumva Ikinyarwanda. Rero iyi YouTube channel mbere na mbere izaba ari YouTube channel ivuga ku buzima bwa ubundi navuga ni motherhood muri kino gihugu turimo, ni kuba umubyeyi, kuba mama w'abana babiri bakiri batoya mu gihugu nk'iki ngiki, ahantu nta mukozi tuba dufite, na ahantu akenshi usanga buri wese yihugiyeho ari mu buzima bwe, ntabwo ufite help nini cyane. Abantu baragukunda, bakakwegera, bakakuganiriza, ariko nabo baba bafite utuzi bagomba kujyamo, baba bafite ama facture bagomba kuriha. Rero buri wese agomba kujya mu kazi ke, kujya gushaka amafaranga, kujya gushaka uko ariha facture ziwe cyangwa gushaka uko yiteza imbere. Rero muri no channel ndashaka kubasangiza uburyo mbayeho, ubu ndakora nkora akazi gasanzwe akazi bita préposé aux bénéficiaires, ni ugukora mu bantu b'abasaza. Nzajya muri detail mu ma video yandazaza, ariko muri make akazi nkora ngewe nkora ni nko gufasha abantu bashaje, donc batagifite imbaraga, barimo baratakaza autonomy yabo, nkabafasha mu bintu bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi. Niba wifuza kumenya byimbitse akazi nkora, niba wifuza ko nagasobanura un peu plus, ubinyandikire mu commentaire, mbwira icyo wumva wifuza kubona kuri no YouTube channel kijyanye na motherhood, donc kijyanye no kuba umubyeyi, kijyanye no kuba hano muri Canada. Ikibazo cyari cyo cyose waba ufite, wumva ushaka kumenya kubijyanye no muri Canada, no kuba muri Canada, ubuzima bwo muri Canada en général, wansigira icyo kibazo muri commentaire, hanyuma nkazakigeraho, nkazagusubiza. Nsanze ari ikibazo ntafite igisubizo, nzakora recherche, nshaka igisubizo nkikuzanire. Rero yaba ari ikibazo kijyanye n'uburyo wakwideplaza uza hano, yaba ari ikibazo kijyanye n'uburyo waza kwiga ino, ntagaruko mbifitiye ibisubizo byose, ariko nzirensenya, nzashaka donc information nzibazanire hano. Mbere yo kugenda, mbere yuko ndangiza ino video, ndagira ngo usabe ukande hari hasi handitse subscribe, ntiwibagirwe no gukanda kuri kara kazogera kugira ngo nizajya postinga video, nizajya nshyiraho video, uzajya utubasha kubona notification ikubwire ko nashyizeho video nshyashya. Nizere ko tuzakurana. Nk'ubu hano kuri no YouTube channel nta musubscriber n'umwe mfite, ni ngo ntangiriye kuri 0. Rero ubaye wa mbere ukanda kuri subscribe, byaba ari fresher cyane. Urakoze cyane kureba ino video, urakoze cyane gusura ino YouTube channel nshyashya. Nizere ko mwese muzayikunda. Ndumva mfite amatsiko yo kubona aho ino YouTube channel izagana, kuko kuvuga parfois kuganira ku buzima bwawe biba nka therapie, surtout nk'ina hangaha abantu batabonana n'abandi, nabwo ubuzi uwo muturanye ntimuba mubuvugana cyane, kereka yenda ari nk'umunyarwanda se yenda bikaba yuko mwakwenteragisa, ariko nabwo usanga ntago habaho umubano nk'uwo twagiraga mu Rwanda. I can't wait kubona aho tuzagana twese kugira ngo twubake ino family nshyashya ya Beautifully Mommy Rwanda. So yeah,
uze kwifata mu mutwe. YouTube channel yitwa Beautifully Mommy Rwanda. Ubishatse waza gukanda, ndaza gushyira link yiriya YouTube channel yanjye yindi nayo uze kujya kureba ibiriho video. Donc nzayishyira kuri Beautifully Mommy y'icyongereza. Ntago ari zose zizajya ziza hano, kandi iziri hano ntago ari zose zizajya zijya kuri iriya YouTube channel yindi, kuko urumva ko ni ibintu bibiri bizajya biba bitandukanye. Iyi ngiyi yadresa by'umwihariko ku banyarwanda n'abumva ikinyarwanda. Iriya yindi yadresa ku donc ivugisha abantu muri rusange. Rero nimba ushaka kujya ureba channel zombi, usubscribing kuri zombi, and I can't wait kubona aho ibi byose bizagana. So thank you so much kureba ino video ya mbere postinze kuri Beautifully Mommy Rwanda. Video iri bukurikireho ni video yerekana uburyo, kuko ngiye nkora shift ya nijoro, donc nukubereka uburyo managing gukora ijoro. Mfite abana batoya babiri, umukuru wanjye afite imyaka 3 n'igice, umutoya afite umwaka n'igice. Urumva baregeranye. No, umutoya agiye kugira imyaka 2 kubera habitude yo kuvuga umwaka umwe n'igice, nyine urabyumva. Agiye kugira imyaka 2, azayigira ejo bundi kuri 26 z'ukwa 9. Rero ni ejo bundi kabisa. Muri video itaha nzabereka uburyo managing yenda kwita ku bana, kwita ku rugo, nita ku kazi kanjye. Donc uburyo mbigenza, uburyo mbibayemo. Iyo video d'ailleurs iri kuri iriya YouTube channel yindi, ariko iri mu rurimi rw'icyongereza. Rero ndashaka kuyishyira mu kinyarwanda, ubundi nkayishyira no kuri no YouTube channel. Nimba ushaka kureba iyo video, ukande subscribe, ukande s'abonner mu gifaransa, kandi ntibibagirwe gukanda kukazogera. Kari akazogera ni ngombwa cyane, ugakandeho kugira ngo ujye umenya igihe nasohoreye video, ujye umenya igihe nashyiriyeho video. Muri iki gihe nzagerageza kujya nshyiraho video byibuza rimwe ku cyumweru, ariko ndizera yuko mu minsi iri imbere nzajya nshyiramo urabyumva, ndakora mfite abana, urumva nzajya ngerageza gushyiraho imwe ku cyumweru. Ariko donc ndagerageza nanone icyo nshaka kugeraho nuko nzajya nshyiraho byibuza video 3 mu cyumweru, kuko ibintu mfite byo kubasangiza ni nk'igihumbi. Ikindi kandi muzasanga kuri iriya YouTube channel yindi ni ama video ajyanye n'ibyo gukora imisatsi. Mfite imisatsi ya naturel, ariko narayikase, ariko mbere nari mfite na afro. Mfite imisatsi ya naturel, ishyiraho ama video y'uburyo wakwikorera imisatsi yawe, y'uburyo wakwiga kwikorera imisatsi yawe. Kera sinikoreraga imisatsi, ariko kuva aho natangiye kubyigira ntabwo ndongera gusubira muri za salon de coiffure, kereka yenda umuntu yabishatse, cyangwa se abifitiye umwanya. D'ailleurs nuvuga ngo inaha ikintu cyose kigutwara amafaranga. Anyway, reka ibyo byose tuzabyinjiremo mu video yandi agiye kuza. Sinshaka gushyira information nyinshi cyane muri video imwe. Rero pour le moment video ya mbere nshyizeho ni iyi ngiyi, yari yo kubasobanurira aho gake, kwintroduce, kuvuga uwo ndiwe. Ariko izindi zizakurikira nzagenda mbasangiza byinshi cyane muri video zindi zizakurikiraho. So murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, naho utaha muri video ikurikira. Ciao.